Yewe Mwiriwe neza nimuraho kandi amahoro oya akari byo hagara hano tuganire rwose icyo uje kundeba wiki ntabwo bya bindi ari byo by'ubu ngubu urumva gasipa karame ntumeho umugore wawe umunyohererezeho umugore wawe azanyambika ubusa ku gasozi umugore wambwire n'akari murori umugore wambwire ibintu ntazi hose umudugudu wose uze ungote njyewe nabaho none urashaka icyano njyewe Gaspard n'umugore wawe kuri wowe wagiye ushaka kunyanga wanyanze neza ariko ntunasebye Tereza karibu kumfata mu josi kunzingira njyewe birasimba imenye ntabwo ndi ubushize w'isoro njyewe muri uyu mudugudu wose uko uwuzi njyewe ntangabugero kandi mama yivise uko nteye Sheri rero ubona gutyo mba nagukoreye ako kaji urumva kutubuto urumva nzagukorera n'ibindi byose bibaho ariko umwana wanjye yakomeza asigasirwe amere neza no kuvuga ngo rero wakoze ntiwashyiramo ikinyomoro iyo gishyiramo urukumva ikinyomoro utagishaka muri iyi minsi ibinyomoro byose biri hano babigusohore mu nzu babishukunye hanze nta kindi kintu uri kumva udashaka hano mu nzu maze iminsi ntarya amatunda mutoni nkamuga ngo ajya kugura imbuto akayazana kandi ntayashaka akayirira rero n'ibinyomoro birekera birya oya abirire hanze ariko iyo mpumuro yabyitaza kwangiriza umwana ibinyomoro abisohora yo kubirira hanze nta kindi kintu ukumva udashaka muri iyi nzu iyo ibara ry'intebe nta kibazo nanarihindura ibara rukurira ukumva riri kunezeza umwana wanjye amarido wemeze neza agenda nawe ahubwo mbaza ndikumva nshaka iki okay mugore mwiza kandi nkunda ikibasumba mama bebe urashaka iki rero muri iyi minsi mparaye kurya umureti ariko ndikumva nawe uhazi kandi muri frigo harimo inyama nyinshi ariko n'izinka ndumva nshaka inkoko isake inkokokazi inkware amvaka harya haryo isake njye mpfa kurya inkoko sinzi ngo ni isake iryoha cyangwa inkokokazi ubundi agasake ka kinyarwanda gatunganyirijwe aho ngaho apana bimwe byo mu mafirigo tujya kugura mu bar. Njye ko ari inkoko. Ako nyine nabwo ni ikibazo muzajya muri izi nka se njye inkoko. Iri mu isosi yokeje. Yumutse ibintu by'amasosi ku ruhande. Genda yariri. Ndabyikorera ibyo humura ngiye kwigira mu gikoni. Ndayitunganyiriza. Arega nta kintu na kimwe. Oya mbabarira ntugere mu gikoni udasanga umwana wanjye agahura n'imyotsi mu gikoni mbabarira. Shiri uyu mwana ni umugisha kuri twe twembi. Ntabwo ugomba kwicara ngo mere nk'ivaze ukore wenyine. Ariko narabikubwiye. Ndakubwira nti umugambi w'Imana mw'abantu. Reba ibi niba nanabibwira n'umwana wanjye. Na n'ubu sindabimubwira. Sije niba nzabimubwira sinzi. Ntabwo ugomba kumeza kuva sije. Ntabwo ugomba kuvuga sije. Ariko utekereza ko jewe ukunze nagiye ngafata umugore nyina mugutumaho asakingiraho itazambaza ambwira muri aya magambo ko ngo twabyaranye icyo gikorwa nge nawe ninge nawe tubiziranyeho sibye Imana yo mwijuru kandi nayo ndayishimira kuko yampaye Yves none se muri ndacyavuga kugira ngo ntuzamene ibanga none se genda ujye kwikora mu none umugore wawe ninge waje kubimubwira ninge wahangamye Tereza ngiye gushaka impamvu mwashaki ibintu aho bitari jewe ese kubera kugukunda cyane impamvu uri kungera gute oya jya kumbaza ibyo ngibyo nibyo nkibaza umugore wawe murabana muri kumwe ukuntu wabimubwiye ni gute Yves wanje ntavyazi
iri banga rizwi ngewe nawe n'Imana yo mu ijuru mbisubiyemo. Umugore wawe byamugezeho gute? mbaza nkubaza cyangwa urabona nashaka kumbeshya? Ufite n'umugore n'ingare karibu kuza kunkubita umutego umwe bita ngo warugonda ihene ajya kunkubita hasi. Ngewe ajya kuntega ngewe ndategana ngewe nziyo biva nzibye asa kuncyurira ngo ndakuze ase n'ibiki uza amagambo yambwiye hari ariko ubundi mfite akabazo hari akabazo mbaza umugore wawe ntago mubyumva kimwe utandukanye n'ibitekerezo by'abantu. Imana ishatse kugira ikigukorera iragikora mu gihe cyacu. Ntabwo Imana ikorera kuri baragira ngo iki ngo lash oya. Sheri ndayikumenyesha ko na Mutoni nabimubwiye nta kintu ugomba kongera gukora kugeza igihe umwana avutse ndetse amaze kugeza iminsi 1000 ugomba kuba wicaye aha wita ku mwana. Umwana yakubanye umwana neza wabaye undi muntu nta kuntu uri kugenda wumva utuntu tumeze nk'utuguru tugeri baracyari kare ntabwo turazi ariko wahindutse wabaye undi muntu umenye inkuru yuko nasamye wabaye undi ibyishimo byakurenze. bamubwire ibintu byose abantu bandeke wasanga ari engineer goma bareke engineer y'ubiki ibintu byose ngomba kubigukorera nkanagufurira usibye wenda tuntu tw'intuza ariko natwo nahomereza nkadufura twa gahunda. Uya nta kintu kimwe ugomba gukora. Umugabo mwiza nabonetse intoki namugaye. Ushobora kunama uri gufura ugasanga umwana uramukanze ugomba kwicara aha ukunda kureba ibiki izo filime nguzanire amafilime ugomba kwicara nukareba filime serivaho hajya hindi ngira ngo hari ntabwo reka ndekeraho niyo komena ngo kuba karizi neza kuko ntakoze ko niki gituma akunguka kuze niko karyoshya imboga rega. Yes ibanga ryanjye nawe nige mbizi we urekere hadi nyawumbere. Noneho rero uhera uyu munsi mvira mu rugo sinzongere kukubona mu maso yanjye uhambira ngo urajuje hano mu rugo. Wakabya mbabarira rwose mbabarira ryanone bapfukamira Imana niyo bahicyubahiro ngewe sindi Imana. Mbabarire kabisa mukuveze ibyo uzijya muri mukumbwira ririnjira hano risoke rigende genda Gaspar genda okay ndakubashye kuko Imana yaramfashije umpereza yive wanjye genda mugabo mubi gusa ndaba nuko mumeze nuko mwese mwawe urabetse urabeho nawe genda isi yakumpondera umuryango gusa ngo hajya hindi ubu guhera uyu munsi nkubwire waruzi uri umwamikazi yalla ntitaye kuri ibyo byose uravuga njye nshimira Imana yo mu ijuru yinkijije urubwa yinkijije buri kimwe cyose donc Imana itumye ntakorwa n'isoni ihabwa icyubahiro. Oya sheri wizamura kuboko cyane uyinkijije urubwa sheri ntuzamure cyane utasanga ariko nyine icyubahiro ni cy'Imana ni kuri ihabwa icyubahiro. Nta kantu uri kumva na gake mu imbere kari gutangiye kubuje aya kujura reka ciraho no gutwi numva ukuntu bimeze ariko abana Jojo ngiye kumara iminsi nk'itatu gutekera saa sita nimugoroba uyu munsi muto buretse mwirebere babara ntuko kuvuga cyane jya umbwira murebe muto ceka mbyikorere ntabwo bayo wagihera werewe muri Mutoni igihe baba guhamagara bakuze ibintu niba kubwiye ibintu cyo mubijya kubwiye ibintu byo gushiriza kicucu ndavuze ngo so wowe uratinyuka ukaza kugira mu ntebe zanjye ndagwa uburenganzira Zambore kuko
Mbaga naniwe. Wumva ko naniwe? Ushaka kuruhuka? Wowe wageze kuki se mukobwa mwe? Wageze kuki? Kuko imbwa z'iki gihe zihunguye ivumbi koko zicara wowe satana aracyari mu isi uri umukeneye kuruhuka. Izi ntebe najya nkubwira ko nta n'igiceri cyatanu cya nyoko kiriho. Wumvise? Nyoko yapfuye avuye muri runo rugo nta ntebe zibamo. Izi ntebe nigenda zikuze amafaranga nyira kuye mu isambu ya data. Imbaraga sa n'imyatu kazo wowe mu ntebe zanjye no kuzana ivumbi. Mukeshima singushaka mu ntebe zanjye guhera uyu munsi. Ntabwo mwe kujya kurenga hano uri kubona uzongera kuharenga uzambona ngiye kugenda hanze ne kujya hanze no hanze ni heza rero njye ikintu gitangaza ni kimwe nkuko waza gasanga kuri bava kuri kozwe neza ubundi ndaya ni mutara no ku ndananiwe urumva unaniwe ushaka kuryama he mu ntebe ushaka kuruhuka reka nkubwira akantu keza niba ushaka kuruhuka uze gushaka somo ya pani urumva unywe urangiza cyo ugiye kwiryamira mu irindi uzaruhuka neza kandi aho hantu umuzimu wa nyoko yageze akakwegeka kuganiriza umuzimu wa nyoko yageze akagupfumbata ukumva nyine urashyuhiwe umuzimu wa nyoko yajyaza akaguhumuriza kuko ubu nyoko ntabwo yakubura kuko we ni umuzimu uri muzima ariko wipfiri mwabona nabyoroshye murara neza turashima Imana narakubuze nta kibazo yego agubwo ni aka adivati ka kukwerekana yego ariko abo bantu babifitiye okay we turamubarira 50,000 ku ruhande ariko n'abandi bara kuko ubuze abarisha komani ngo zirahirwa urugo rwatomboye imikozi nkanjye munakaje mwariya rwose amaronji uzanye ameze ate n'amaronji ngomba kureba ibintu yereza madame nkareba ko bidashoboka kumugire ikibazo reka mudamu amwitaho reka mbirebere na mineke amaronji wa mugore ngo yayaguze ariko wa mukobwa uwo muzima cyangwa warasaze ntuzi ukambwira ko imineke igurira hino amaronji ako boss usko nje mbere yo kuza hano nari narize cece kasi wize ki wabase ndetse se mubwira ibintu gino kubwira ibintu byo kwita ku mugore byo ukanzana imineke ibi imineke se nena gutumye boss ndetse ngusaba ndakubaza amaronje nagutumye rehe ura mugore aho urunyumvire mwabana ngo ura mugore kwera rumwe unagarangura yaranguye amaronje umunsi nyabugogo yawe iyo ugaruka se nkatuma abana kandi ubwenge bwanjye nzi ko ibintu by'umuhondo byose bitera vitamine C ura mukobwa ibintu runurira bituntu ntayikuramo okay noneho rero reka mfunge ntacyo gutwara we ntabwo ushaka ko uzangwa ko ukubitse urushyira umwe wahita wipfira tugende iriya nzu ihari urayizi yo mu gikoni rya shitingi tujya turiraho ibishingwe ugiye kuyifata ugenda uyisase muri iriya nzu guhera uyu munsi nguhaye inzu y'uburushyi wumvise ibyo ukingisha ibuye wakingisha igiti ntago mbizi ariko ndayiguhaye kandi so akazabimenya ni ku ngoto wumvise urugi rwagize gute nusundo erega wowe wereka nkubwire wowe niyo bakumenaho ibinure ntabwo yagukomba hariya nta n'imbwa yaza ngo wowe rwose ikurye ko n'umunsi wari umurambo wigendera uburaho igiti kintu wowe umaze gize amahirwe ngo uhaye inzu isakaye uri kuvuga iriya rugi ntabwo rufunze nyoko urabizi ko iwabo hari mu bigonyi urabizi ko nyoko yavugaga ahantu hari ibigonyi tujya kukwereka inzu yo kuraramo tugende amapisi ugira cahana Mukeshima
utantere sasa nkagukubita uri kumva ararukiye ntabwo gukora ndaguha inzu y'ubu naho kandi ukigira iyo nzu uri kuyibona iyo nzu ndayiguhaye kandi ntabwo ari witwara nabi nabwo ndayiguhaye nukuri uyu muneke ni mwiza ntarusonura nicaye imbere ntasoni rwose nukuri babanje no kumva amataburiya ashobora kuba atumva neza ugiye kunkubita ku bwenge bwawe ashobora kuba atumva neza murakunyuza murusha ngambabarira ntabwo nzongera wambesire ibi ngibi ni byo bifite wowe kujya kuzana nyumva neza rero guhera uyu munsi amafaranga ndahera kuri aya ngaya waguze ibi ngibi ugiye akatwa ku munsi bivuge ngo uhembwa amafaranga 30 ku kwezi umunsi ni 1000 niko bimeze ntabwo ariko bimeze 1000 cy'uyu munsi ndakibuka se ngiye gukata iminsi 5 umanza ushira ubwenge kugira uranyumva neza kandi ibyo ngibyo byakiriye kandi ibi bikora kubera urukundo nkunda ukuntu umwana wacu ukajya kuzana ibyo ntabwo none sino mineke ngareba ni ukuri kw'Imana ni myiza ushobora kutanuzuye no mu mutwe uba muzima cyangwa warasaze ubu utari gukora muri none ndabona mu gisimu wumvise kaje nguzaniye shitingi yanjye ko shitingi yanjye oya shitingi waryama ugasinzira kaje nguzaniye uzajya urara akira fata se ujye sasa uwo mufuka nurangiza nutereke cyo kwiyorosa wite wabagara umuzimu wa nyoko azo mwiyorosa uwimana se yavutse nkawe wowe ubona wimana bapfuna zuje uri kumweto ziwe urabimana ikigorogoro nkawe urarigishwe nkawe wimana byari umufuka hari usase iyi nzu uzajya uriramo n'uzajya wogeramo n'uzajya umese ibintu byose numara gukora imirimo yanjye uzajya ubikoramo muri ino nzu kandi nzakora wibeshye ukayikoropa uzambona byari umufuka mu nzu niko mvuze ntabwo wumva okay niwanze kujya reka njye mwijyane gira ibitotsi byiza wahamagare ngo kazagufasha wumvise kandi wongera kurira ndagukura muri ingoto nene muhamagara wanjijiwe imbesire ngambabarira ntabwo nta bwenge uraho ngaho urasamye gusa ngiye gutumya amaronjo uzanye imineke ibyo tubyumvikaneho umenye ko ari uko bimeze nzajya gukata 1000 ku munsi ukoze ikosa kandi kubw'ikosa ukoze riremereye ngo ukase iminsi 5 ngambara mfite ubukwe ntabwo nzongera mbabara no kuri kw'Imana yo mu ijuru ndenda kuzakora ubukwe y'imyaka 2 na wa wundi ya uzima ntabwo ndi umusazi mva mu maso rero tumuka ndiko ntabwo uzanga nyamva imbere tumuka ntabwo utangata ubukwe bw'aka kantu ko ngo nawe ngiye umutari none bera hano rero ko naringuye umuntu asitara ari mu rugo koko tariki Kigali mama kora hano kora hano ni ibi ngibi noneho ahubwo twongere aha izi nkuru ndazikubwira gute kamanza ninanure ariko se noneho ive wanyu okay ubu none mbona ko neza nanye wiseka kwenda oroshya ngire ni mama ndakumva mu buzima bwanjye mu buzima bwawe kuva navuka muye n'inyenyeri
n'ukuri kw'Imana irakumurikira mpuye na Mariya wabyaye Yezu aka kanya mpuye n'umukobwa numva umutima wanjye wishimye kagira ingorore mbaza ngo uwo mukobwa ni muntu ki uramwifuza iki oya nibyo nteze ntabwo nirirwa mbikubaza ahubwo mbwira ndangiriza mbwira mama ndyohereza ubwonko ndyohereza umutima twahuje turaganira numva kure ko umukunzi wanjye sinkubeshye uri mama urabizi nta kintu na kimwe naguhisha rero nta nubwo nabona umukobwa ngo umukunde sinza ngakubwira ugomba kuyimbwira nanjye nkazariha nanjye n'ibirebera kurora reka nanjye mba ngomba kukurebera mwana wawe nari mfite utuntu tw'udusonisoni nibaza se umukobwa ko numva akantu utuntu dutangiye kuza twawe menyereye ariko ngomba gukora igishoboka cyose umutima wawe ntawe gukora nuwahe se mwana wa nuwahe nitwa nde nuwande mama ibanga wampishe uraryibuka nangiza ibizanye nk'ibyo kuba warampishe ibanga rero nanjye ibi ngibi sinshobora kumukubwira tuzabanza dukundane tumenyane duhuze uzamumenya ari uko twemeranyije ku bana gusa uri kumbaza iki yewe uri kumbaza iki mfite hagarara ngaha wewe hagarara hano nkubwiye wowe hagarara ngaha ntose wahagaze aho ngaho ubundi urambaza iki umudugudu wose uri kuvuza induru ubona niko ubundi uzi icyo ndicyo muri umudugudu uzi ko ndi umuntu w'umugabo wubashywe wirirwa untaranga wirirwa umbwira ngo ujye ubwira abantu bose ngo njya kwa mama Yves wigeze usanga kwa mama Yves mama Yves mfana iki nawe ku buryo wagenda untaranga hano mbese ibyo ngibyo nabibwiye abo wabibwiye nibo bazi ko jewe umuntu w'umugabo wawe ukirwa umusebya ngo nirirwa mu bagore cyane cyane ngo wa mama Yves ngo ni umugore wanjye jewe umuntu wabikubwiye arambesera jewe mama Yves nta n'undi cyakora Yves we njyamwumva wa wundi ngo ucyuza ari haruguru ariko ntabwo mama wiwe jewe rwose marika agatoki kawe niba utaravuze ibyo bintu hano mpamagara abaturage nka batanu bakubonye hano mu gutongana bambwira ngo umugore we yarasaze yirirwa atongana n'abagore hariya ngo se ngo narimutse ngo nagiye kwa mama Yves niho sigaye mba ibyo bikura he niwe mbaza subiza ubaye kiragise urambeshye utambwijije kuri uyu munsi urareba mwene ngewe ukonje ni ukuri kwimana kubeshya n'icyaha agapima kaneza mu mashara dore nishaka mfite umuturabona n'aburenga barambekera ndagatwika bibiliya y'Imana tweka wewe uri rutwitse ahubwo umaze gutwika umudugudu muzima uratwika icyo watinya gukora n'iki cyo ariko umugabo mwiza umugabo wanjye nkunda waretse abantu bashaka kudusenyera koko tukabakubitira kure mukobwa wanze kumbwira ngo nuwande wenda niba ari uwo kwa nyirakanaka banyanga wenda niba haragiye n'abamuziho ibintu by'imiziro none wanze kuri mama hari umuntu kwanga muri urusisiro rwose oya nta unyanga rero urumva abantu bose mushobora kuba mwahuza mugahana abageni mugahana inka ahubwo tuvugana ngiye gutangira gushaka amabati nubake njye mve hano mu rugo kugira ngo nzabone ahantu ntuzi umukunzi wanjye ntuzi umugore w'inzozi zanjye rero uretse ni ukuvuga ngo hari baca umugani ngo niba ari igisakuzo ngo nshinga umwe ngo ndasakara oya wihita wuzuza hari ibibanza kuko uwo ni umushinga ariko wanze ukareba uwo mukobwa mbese ni umukobwa hari igihe rimwe bana banjye bajya babashuka bakaza bakakubwira ngo ndi za makobwa kandi asize abana baba babiri icyiza noneho hari ikindi banza unyumvise hari ibindi baza bakabashuka ngo dore musigaye mwitana twa tuzina twanyu njya mbyumva kuri telefone ngo naherukaga bebe ari umwana uri kwibere wowe ukumva ni inkumi ngo ni bebe biriya byanyu mwitana ba bebe rero ubwo rero ni bebe wawe ubu ni bebe rero ariko ugomba kugenda gahoro gahoro umwana wanjye kuko hari ukuntu mufite ukuntu ngo mwasohotse ngo mwagiye hehe ubundi mwagiye ugasanga abaye nibanyu babatumiye ngo mwagiye muri ntiharya niburadishawa niba ari badi baby sinzi ibyo bintu numva muvuga ibyo bijya kuba uko umukobwa agiye gushaka bari kumusezeraho urungano ubwo rero ngo murabahe muherekezanye ugenda gakeya nicyo ngusabye tuza
ejo utazashiduka mwana wanjye agushuka. mujyane hariya mu baturanyi wumva ibyo bavuga. Njyewe ntabwo njya muri ayo mujyane Rwanga mutubarura kuko Imana ariyo mucamanza. Njyewe Imana irabizi n'umutima wanjye ko nta muntu nigeze mbwira nabi n'umutima wanjye ureba. Vayo mujyaneyo. Ako sagaze wandetse. Ntushaka kwemera ukuri kwanjye noneho bireka. Ukuri kwa ukunyereka ukuntu ari reba hano rega vuga ndeba. Vuga ureba hano umaso yende kuvuga. Wabitenyuka se. Ntabwo nongera kurira imbere yawe. Urira se ubundi ururinja. Ntabwo nongera gutamarira imbere yawe. Undirira kubera iki? Ubundi baribuze ko hinduka. Umugabo n'umwana wundi. Naho umugore se. N'umwana wanjye. Ibyo uri gukora n'ibyo umugabo. Ndakomeye, umutima wanjye urakomeye, ubwenge bwanjye burakomeye, ubwonko bwanjye burakomeye. Ukanzamurira kamere nkakwereka undi wa mugore. Wowe uri gusebya umugabo. Gasi, reka nkubwire. Umujinya w'izamura nanjye w'izamura. Ngwe subiramo. Uti? Vuga. Uzamura nanjye w'izamura. Tuzamurane. Jya urankura ubarumvanya mu gikari kuriya. Jya ukaza ukubara jyewe ndi imbwa y'iwanyu. Ubundi reka mbanza ngubaza. Wowe uje ko nguri wacu avuga kutanga bitavuga. Gasi jya nongera unkora hose. Jya ongera unkora. Ndashaka kumora hose nkoraho. Ugasanga mwagiye mwabyumvise kimwe dore ntacyo mpisha nanjye kandi ugomba kumbwira nkakugira inama. Ugasanga muragiye mwasohotse ahantu runaka murahuye muraganiriye mu byumvise kimwe hari ibirwara biriho ubu ngubu umwana wanjye ejo ugasanga urabyadukana ibyo birwara. Oya ntabwo impamvu mba ngomba kukugira inama ngo ugende gake utuze. Hanyuma rero uwo mukobwa mama nyizera sibyatse oya irya nyuma ngiye kukubwira rero genda gakeya igihe kizagera ibyo mbwiye naguhishe nzabiguhishurira nawe uzabishurire ariko tuzabibwirana umunsi umwe kwa kangahe nimara ndamara kunyemera akemera ko azambera umugore nje kumukwereka uwo munsi nibwo uzahita mwiyere banga nawe ngaho ugenda gufatiye iry'iburyo hasigaye ndabyereka Uwiteka ariko uranezerewe minezero ariko mama ikintu kimbabaje n'ikintu amagambo y'abantu banga nta nkovu y'uruvugo di ejo bundi baraje bambona n'umukunzi wanjye bahita baza kukubwira bamenye ibanga mbere ko ngende kubwira oya mwana wa ntawe uzakundutira wumvise ariko nta kibazo ndishimye ishime reka nisubirire mu kazi sawa umunezero wanjye akazi keza yego amashinge shaba muzo kuri koko niko none ushaka no gukubita ngewe uri igikira ngwino ongera reka nkubwire wanyaye hejuru ndihangana unyaho ndihangana nawe none kana kubwiza ukuri twaraserereye none mupfuye ikirere ugenda ugorabereza ugera ukubita ku mataka bose abantu batakubona none nanjye mbwira abo batanu ugenda ubazane nanjye ngenda nabo barindwi nanjye babimbwiye noneho bakubwiye ngo ujyana usuzuguza mu bakecuru ziriya rubaga impande uba ugiye kunzana abagore murakabyara ariko mara ubu koko ivanye inyungu yo gushaka umusaza ndayibonye basore bashaka umusaza nta basore bari bahari umva baramaze mu buntu wowe umva baramaze mu buntu kugira nabo n'undi nemera ariko narakubyaje jewe ugiye nawe niyo mpamvu nanjye uzongera kugira ikintu ubona ari ukumbajije